twongeye kubasuhuza abakurikiye ijambo ry'Imana, abakurikiye kuri iyi channel. Imana ibahe umugisha mwese. Turabasuhuje rero, ni muhabwe umugisha n'Uwiteka aho muri mu mpande zitandukanye, ni muhabwe umugisha n'Uwiteka mu bihugu byose mwaba mutuyemo, ni muhabwe umugisha n'Uwiteka hamwe no kumva ijambo ry'Imana. Reka twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, hanyuma dukomeze ibyo dukora, ariko twabanje kumva ijambo ry'Imana. Ni ngombwa yuko tugomba kubanza tukumva ijambo ry'Imana, kuko mbere na mbere Imana uko byagenda kose Bibiliya yera n'izindi Bibiliya zose zigenda zigaragaza yuko mbere na mbere ari Imana. Ibyo wakora byose, kubyuka ugasanga uri muzima ni ukubera Imana, ibyo ufite byose ni ukubera Imana. Uko byagenda kose cyakoza ni inyempuhwe, kandi umuntu wari we wese ibasha kumugenera ibimukwiriye. Rero nubwo ari inyempuhwe, tujye tugerageza tuyihe agaciro mu buzima bwacu. Reka twumve ijambo ry'Imana rero hano muri Yobu. Reka dusome hano muri Yobu 36, hanyuma twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Yobu 36, nituhava tureta dusoma no mu Baroma 15, hanyuma twumve icyo havuze. Yobu ibice 36, reka dusome ku murongo waho wa 10. Haravuze ngo, nizere ko muhumvise, Yobu 36 umurongo wa 10. Haravuze ngo, kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. 11 haravuze ngo, niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. 12 haravuze ngo, ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa nta bwenge bafite. Imana itugirire neza cyane. Aya ni amagambo yo muri Yobu. Reka dusome rero n'irindi jambo riri hano mu Baroma, hano mu Baroma ibice 15 umurongo waho wa 4. Haravuze naho, reka dusome hanyuma twumve neza ijambo ry'Imana. Abaroma 15 umurongo wa 4 haravuze ngo, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Reka nsubiremo iri jambo. Riravuze ngo, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Imana dufashe cyane. Haleluya. Aya ni amagambo y'Imana twumvise. Ushobora kuba atari ubwa mbere uyumvise, ariko harimo igisobanuro gikomeye cy'impamvu ukwiriye kumva ijambo ry'Imana. Harimo igisobanuro gikomeye kigomba kukwereka yuko ukwiriye no gukorera Imana no kuyumvira. Ibyo waba ukora byose muri iri jambo harimo igisobanuro cyiza kigutegeka cyangwa kigushishikariza kumva Imana no kuyikorera. Hano dusomye ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 36 umurongo wa 10. Twumvise uko Bibiliya itubwiye. Iratubwiye ngo kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Bisobanuye ko Bibiliya igaragaza neza ko hari abantu amatwi yabo aba yarazibye, kandi bagenda ikabigaragaza neza. Ukagenda ukaba uri kumva. Uretse ko Bibiliya yivuze ngo amatwi, ugomba kumenya ko muri Bibiliya, muri aya magambo yose mubona muri Bibiliya, hari icyo bari kugaragaza mu mwuka. Yivuze amatwi rero, ibiri kuvuga amatwi y'umwuka. Ubu ngubu amatwi y'umubiri niyo arimo kumva, ariko mu mwuka ubyumve cyane. Ahangaha rero Bibiliya hano muri Yobu igaragaje neza ngo, kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Iyo amatwi yawe yo mu mwuka afunze, azibye, ni ukuvuga ngo wowe amatwi yawe y'umubiri n'ibitekerezo byawe bigushishikariza gukora ibyaha. Ariko Bibiliya igaragaje neza ikintu gikomeye. Iravuze ngo, izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Icyo kintu nugikora rero,
hari ikindi gikomeye munsi ya mu murongo waho wa 11 batubwiye gikomeye cyane ugomba kumenya, hamwe no kubanza ugafata amatwi yawe. Mbibutse ko aya magambo y'Imana, izi ngingo zose tugiye dufite inyuma ku muntu, nzagenda nzibabwiraho, mbabwire uko buri rugingo zose, ingingo zose Imana yagiye itanga ku muntu, tuzagenda tuzivugaho mu buryo bw'umubiri no mu mwuka, mwumva icyo Bibiliya ibiri gushaka kuvuga, icyo Imana igushakaho, icyo igutegeka, icyo igushishikariza kugira ngo ubishuti nayo, tuzagenda tubireba. Rero hano twari tuvuze ku gutwi, ugerageze amatwi yawe y'umwuka uyakangure, usaba Imana iyagukangurire mu izina rya Yesu, hanyuma kugira ngo ubashe kumva ibyigisho. Nuvuga ngo ibi byigisho nimba bitakikuryohera, nimba wumva ijambo ry'Imana nk'ubu ushobora kuba uri kumva ibi ngibi ugahita ubivamo ukumva byakubihiye, ukajya ku bindi bintu ukagira ngo nibyo biryoshye. Icyo ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko amatwi yawe y'uburyo bw'umwuka yagize ikibazo. Rero ukwiriye gusenga Imana kugira ngo ikangure amatwi yawe y'umwuka, ubashe kumva, ubashe kureba ese iminsi n'ibihe bigeze hehe. Ikoranabuhanga riri kwirukanka cyane, tekinoloji ni nziza, iri kwihuta, binageza ahantu rwose bizamuka. Ubu ngubu ikoranabuhanga ahantu rigeze, uri kuganira na AI, uri kugenda kuri internet ukaganira na AI, mukaganira, unayibwiye bikubwirize yakubwiriza, urandika mukaganira nkaho ari undi muntu. Hari n'ibindi bigiye kuza, abasenga bari kubibona bikomeye, nubwo bigiye no kuza, bigaragaza ko rwose abahanga barahari. Ariko uko byagenda kose, abo bose bari hasi y'Imana. Ibintu byose biri ku isi ubona wumva ushaka, ushobora kuba uri gushaka kujya muri Amerika n'ahandi hose, n'ibindi byose wumva ushaka, ibyo byose biri hejuru, biri munsi cyane, ibyo biri hejuru y'ibyifuzo byawe, ariko bikaba hasi y'Imana. Ibyo byose biri hasi y'Imana. Bivuze ngo iyo byumvise wowe wumva biri hejuru, wumva ari byiza, wumva wajyayo hejuru, va ku ntambwe wari uriho ujye ku yindi. Ariko ibyo byose igihe kimwe hari umukozi w'Imana witwa Pawulo yarabirebye byose, hanyuma n'undi witwa Salomo barabireba neza, barabyitegereza. Salomo birangiza avuze ngo ibyo byose ni ubusa, ibyo byose turi gushishikarira ni ubusa uretse Imana. Ibyo ubona rero uri gushishikarizwa kujyamo hejuru ni ubusa, ibyo byose keretse Imana. Isunge Yesu wenyine. Yesu wenyine niwe gisubizo ku bibazo byawe, ku byo wifuza byose. Azahakugeza kandi aguhe n'ubugingo buhoraho. Wowe icyo usabwa ni ukuza ukegera Yesu, ukamusaba ngo fata amatwi yanjye uyazibure, nanjye mbashe kumva ibyigisho, mbashe kumva inzira yawe, mbashe kugusobanukirwa. Kuko hari abantu batarasobanukirwa ibintu Yesu yatangiye ubuntu. Kandi Yesu yatangiye ibintu, ubyo yatangiye ubuntu nibyo byari bikomeye, nibyo byari bikenewe. Rero ukwiriye nawe nonaha kukwinginga Yesu kugira ngo ibyo bintu yatanze bikomeye, yatangiye ubuntu, nawe ubashe kubibona kandi nawe bikugereho mu izina rya Yesu. 11 rero havuze ngo n'abakomeye, haravuze ngo niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Bibiliya yavuze ngo niba yumvira bakayikorera. Wowe icyo usabwa umvira Imana, numara kuyumvira ni kimwe unayikorere. Ntabwo kuyikorera wenda ari kujya mu rusengero cyane n'ahandi. Gukorera Imana ni ukuvuga ngo wowe wahura wese wakorana nawe kandi ukaba uri gukorera Imana. Aho uri hari abakene, aho uri hari indushyi, hari abana bamayibo, hari n'ibindi byinshi cyane wakora. Niyo ukoreye igihugu uba ukoreye Imana. Iyo wumviye abakuyobora mu gihugu ukabibumvira, ibyo bagusaba ukaba ari byo ukora, uba ukoreye Imana, uba wumviye Imana. No mu rusengero ni byiza, habamo byinshi, habamo imirimo, habamo kuririmba n'ibindi byose, no kubwiriza niyo wenda wowe waba utabishoboye nk'ibi, ariko harimo byinshi wabasha gukora. Rero gerageza wumvire Imana, nurangiza uyikorere. Wumvise ukuntu Bibiliya itubwiye, iravuze ngo abo ngabo nibaramuka bayumviye bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nibera nziza, igenda igaragaza neza ikibazo n'igisubizo, igenda igaragaza ngo ese bimeze gute. Ni ukuvuga ngo
ni principe ebyiri: kuyumvira, wamara kuyumvira ukanayikorera. Ibyo byonyine biguhesha ikintu gikomeye, biguhesha kumara iminsi yawe mu byishimo, bikaguhesha no kumara imyaka yawe uguwe neza. Urumva ko Bibiliya byose iba yabisobanuye. Haleluya. Tekereza ko rero ku murongo wa 12 niwo kuri iki gice twasomye havuze ngo haravuze ngo ariko nibatayumvira, no kuvuga ngo kuyumvira ubundi ni itegeko. Mu mategeko y'Imana ngo bakumvira Imana. Ntabwo ibiri kugusaba no kuyumvira. Nutayikora nta kizagutwara, ariko nicyo igusaba, nicyo igushakaho no kuyumvira, warangiza ukayikorera. Noneho umva rero nibatayumvira ikintu kizababaho. Bibiliya iratubwiye ngo nibatayumvira ku murongo wa 12 ngo ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazagenda bapfa ari nta bwenge bafite. Icyo Imana igusaba, ikigusaba no kuyumvira. Umvira Imana nurangiza unayikorere. Ni ibintu bitagoye cyane. Mubwiye ko kuyumvira no kwitondera amategeko yayo, no kubana neza n'abantu, no kugira urukundo, no gukunda. Bibiliya igaragaza neza ko Yesu hari umwe mu bigishwa wigeze kuzimbera aramubwira ngo ariko se Yesu, kwa aya mategeko yose akomeye, aya mategeko 10 yose wanditse n'andi yose ugenda utubwira turi kumwe twumva akomeye, nta kuntu wayasamarayizingira mu itegeko rimwe tukabasha kuyakurikiza ko twumva tubikunze kandi ari byiza? Yesu yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo ntugire ikibazo, ayo yandi nushaka uzayihorera. Genda ukore rimwe, genda ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubundi ibintu uzabimbaza. Nawe rero kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibindi kwa Yesu uzagerayo nta kabuza. Mu ijuru uzabayo. Nagira ngo mubwire ko ibiri mu isi ntabwo biryoshye nk'ibiri mu ijuru. Mu ijuru hari ibiryoshye kuruta ibiri mu isi abantu bose babona. Hano mu isi hari ibintu biciriritse cyane ugendeye ku biri mu ijuru. Imana rero yumvire unayikorere uzabibona. Ariko biravuze ngo nutayumvira uzarimbuzwa inkota kandi uzapfa ari nta bwenge ufite. Imana rero tugirire neza tutazarimbuzwa inkota, tutazapfa ari nta n'ubwenge dufite. Hanyuma rero Bibiliya yagaragaje neza ari mu Baroma icyo ibi byanditswe byose byaziye. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yatubwiye mu Baroma 15 tuwasoreze umurongo wa 4 haravuze ngo ibyanditswe kera, ibyanditswe wowe utarabaho. Kuko iyi Bibiliya uri kureba yanditswe wowe utarabaho. Iyi Bibiliya yanditswe n'abawe n'abo bita bakuru wowe kuri wowe yanditswe batarabaho. Ibi ni ibyahumetswe n'Imana. Kiri igitabo gikomeye ukwiriye kugisoma uko bwije nuko bukeye. Rero haratubwiye ku murongo wa 4 haravuze ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana kuzanwa kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Rero hari ukwihangana, hari no kunesha n'ibindi byose bizanwa no kuba ibi byanditswe byaraje. No kuvuga ngo iyo turi mu mugambi w'Imana, iyo turi mu ijambo ry'Imana, hari ubundi budahangarwa tuba dufite, hari izindi imbaraga tuba dufite. Iyo uri connected n'ijuru hari imbaraga zindi ufite. Rero Imana tugirire neza kandi Imana iduhe umugisha ku muntu wese ugejeje kuri uyu munota akaba yarari kumva ijambo ry'Imana. Muri ibi byanditswe byose byandikiwe wowe kugira ngo bikuyobore inzira, kugira ngo bikubere ibihumurizwa, kuko harimo abakubanjirije ibyo uri gucamo, hari n'abandi babiciyemo. Humura kandi barabitambutsemo neza, humura kandi byagenze neza. Hari abakubanjirije baciye mu bikomeye birenze ibyo uri kubona. Uri kubona uburwayi, uri kubona ibindi bintu bikomeye, inzara n'ibindi byinshi. Humura bizarangira, uko byagenda kose bizarangira. Hari Imana ishobora ibintu byose izabikuraho. Rero Imana ibagirire neza cyane, turabakunda cyane. Uze kugenda ukomeza gukurikirana buri munsi, uzajya ubona ijambo ry'Imana rya buri munsi. Aya magambo y'Imana ugiye ufata akanya, abari iminota mikeya, iyi minota itagera iminota 15 ni mike cyane, ujye ufata akanya ufungure wumva ijambo ry'Imana. Turabakunda rero, Imana ibaho umugisha cyane. Mwakoze kubana natwe. Nitwa Bosco. Imana ibagirire neza cyane, ndabakunda. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha.